gatete turashimira Imana. Si byose turashimira Imana byuzuye. Sawa. Wewe ngiye kumuririmbira karirimbo kamwe ariko ndamureka zakaririmba undi munsi. Si byose rero uyu munsi ngo umunsi ngo wo kumera gutya aya umunsi wo kunezererwa Imana. Kandi reka mbabwire igitangaza, ibi ni ibirori bikomeye cyane byo kuja mu murenge ugasinya. Ndi bashobora kubaza ibirori byo mu rusengero ubundi bashobora kubaza mu bindi bihugu byo mu mahanga bakubaza certificate yo mu gihugu. Sawa yo mu murenge muri ambassade tibabazi urusengero cyane babazi yo ku murenge. Si byose mwaza mutabizi mwaza mubizi uri burahire wese nakora murajyaza amahirwe yo kwisubiraho umurage ariko uri burahire wese amenye yuko ibyo kuganira agaha atari ikiganiro muri kiganiro na gitifu ni amategeko ntabwo ari amabwiriza ya gitifu ni amategeko kandi mwiyemeje kubana mubahirije amategeko agenga amashaka. Si byose yewe Sebazi Moise maze kumva icyo amategeko bashyingiranywe nemera kurube Uwase Solange maze amaza mbera umugore tukazabana uko twiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda ateganya. Yewe Uwase Solange maze kumva amategeko ategeka bashyingiranywe nemeye ntaga ubwo wese Uwase Moise mbere umugabo tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda biteganya. What
Cool.
Aburahamu na Isaka na Yakobo, Mana y'Imana w'abahanuzi, Mana yanesheje Satani ukanesha abadayimoni. Turagushimiye ko uyu munsi waduhaye umunsi mwiza, waduhaye umunsi w'umunezero, uyu munsi wa Moise wakoze. Izina ryawe ryera rihabwe icyubahiro, kuko uri Imana izayimba gusenga ko bagaragu bawe. Uri Imana isohoza amasezerano, kwa kundi wabibwiye Yosuwa na Kalebu ukabakandagiza mu gihugu cy'amasezerano. Uyu munsi wa none nta muntu n'umwe utakandagiza mu gihugu cy'amasezerano, kuko abantu baba bakwiringiye. Gahunda yose yabaye hano hantu Mwami Yesu, sabiye buri muntu wese umugisha, basabiye amahoro, basabiye ubwiza bwawe, basabiye kunezerwa, kandi abo dutandukana bagere mu ngo zabo amahoro. Tubasengeye uriya munsi nawo tumutegura ubukwe mu izina rya Yesu. Uzaba umunsi mwiza kandi uzaba umunsi w'umunezero muri budasanzwe. Uru rugo urushigikire,